Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakunzi ba Guka Online TV mukole subscribe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أما بعد nangiye shima Imana Nyagasani, Imana yo yaremye yahishuriye intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Qur'ani, niyo yayihishuye. Imana niyo yayihishuye iyigeza ku ntumwa yayo umugaragu w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama liyakuna lil'alamin an-nadhir, kugira ngo ayifashishije aburire ibyaremwe byose. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, ibyaremwe byose ni iby'Imana Nyagasani, ibyo mu birere, ibyo ku isi, yewe n'ibiri hagati y'ibyo byombi byaremwe n'Imana, ni ibyayo. Yiziririje urubyaro, ntawe ibangikanye nawe cyangwa nta kibangikanye nacyo, nta kikeneye, irihagije mu bwami bwayo no mu cyubahiro cyayo. Niyo yaremye buri kintu, irema byose, kandi imaze kubirema ibiha gahunda, ibiha umurongo, irabiyobora, ibiha uko bizabaho mu buzima bwabyo bwose, kandi uko yabiremye, uko yabishyizeho na gahunda yabihaye n'umurongo yabihaye ibyaremwe byose, nta nenge, nta gifite inenge, ntacyo wabona ko watunganya kurusha uko Imana yakigennye, ntacyo dukwiye kubona ko gifite ikibazo ku buryo hari uwakigira neza kurushaho. Imana yatunganyije ibyo yaremye, kandi mu buryo burenze uko buri wese yabibona cyangwa uko buri wese yakora. Uwagira icyo akora, uwagira icyo agerageza gutunganya, byose yasanga iby'Imana bitunganye kurusha icyo we yakora. Iyo dukoze ibyo dukora buri gihe bigaragaramo inenge. Ni nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe hari ibyo twubaka ubundi tukaba twanabisenya, atari uko tubyanze, ari uko dushaka ko bitungana kurushaho. Bigaragara ko nabwo niyo tubitunganyije hari ubwo undi abireba akabona ibyo ari byo byose wese uko yakabigenje. Bivuze ko rero ibyo dukora byacu umurongo tubiha
uko ari bwo kose twabikora ntago byaba nk'iby'Imana yaremye, iby'Imana yakoze, kuko byo ntibizigera bigira inenge kugeza na gahunda yabihaye ntizigera ihinduka. Imana yavuga ngo la tabdila min khalqillah, nta bihindagurika, nta kuko bitaba bipfuye nyine, kuko bitaba bifite ikibazo, nta hindagurika ribamo. Ariko ibyacu byo bishobora guhinduka, tukabigerageza kubigira wenda neza, ariko ku rwego rwacu nyine ruciriritse. Kuri uyu munsi rero mukuru wa Ijuma, bavandimwe, nifuje ko tuvuga cyangwa twibukiranya, cyane ko dusanzwe tubizi, ibireba cyangwa se ibikwiye kuranga umugaragu w'Imana, umugaragu wa Nyirimpuhwe. Twavuga cyangwa se ibigwi bye, ibigwi by'umugaragu wa Nyirimpuhwe, cyangwa asifati li'ibadir rahman, ibyo yakwiye kwibandaho. Ariko ntago ndi bubivuge byose kuko ni byinshi mu by'ukuri. Ariko akwiye kwitwara gute umugaragu wa Nyirimpuhwe kugira ngo abe atandukanye n'utemera kugaragira Imana, cyangwa se n'uwigometse kuri Nyirimpuhwe, wigometse ku Mana, hanyuma hakagaragara koko itandukaniro. Iryo tandukaniro rikaba ari ryo riyobora buri umwe kubera icyo yahisemo nyine, hanyuma akaba ari naryo n'ubundi azaryozwa, kuko umuntu azaryozwa amahitamo ye. Hanyuma naba meza ni inyungu kuri we, n'amahitamo ye yaba mabi akaba ari igihombo kuri we. Turifashisha Qur'ani isura 25 duhere wenda kuri aya ya 63. Uko Imana idufasha, wenda ntituri buzivuge zose, ariko zimwe muri zo turazifashisha. Imana itubwira ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Imana iti no mugaragu cyangwa se abagaragu ba Nyirimpuhwe ni ba bandi bagenda ku isi, baba ku isi bibombaritse, bicishije bugufi, hanyuma babwirwa amagambo n'injiji. Ayo magambo y'injiji n'ubundi ntabwo injiji yavuga amagambo meza, nta magambo yayandi n'ubundi y'urucantege, cyangwa se yaguteza ikibazo ugize reaction nk'iyo washaka uwinjiji. Ariko iyo babwiwe amagambo nabo binjiji, qalu salama, bo bavuga bati na amahoro, basubiza imvugo y'amahoro, babaho mu mahoro, bashaka amahoro. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yaravuze ngo al-muslim man salima an-nas min lisanihi wa yadihi, cyangwa al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. N'ubundi niyo hadisi iravuga ngo umuyisilamu, wa wundi w'Isilamu nyabwo, wa wundi n'ubundi ari umugaragu wa Nyirimpuhwe, atanga amahoro. Amahoro, ururimi rwe rutanga amahoro, rutanga amahoro ku bantu. Amaboko ye cyangwa ukuboko kwe gutanga amahoro ku bantu. Hanyuma tukibaza ngo ese nje nawe aka kanya niko bimeze? Ni nayo mpamvu, cyangwa se niyo mpamvu yo kwibukiranya, kugira ngo nimba atari ko bimeze njyewe nikosore, ariko niba ari nako meze nkomerezeho, kugira ngo nzagire iherezo ryiza, Imana izamembe. Mwakwibaza ngo ese nta wagize ikibazo, nta wagize ingorane ziturutse ku byo njyewe navuze, ku rurimi rwanjye, amagambo navuze ntago
yabangamiye mugenzi wanjye, ntiyamuteje ibibazo, ntiyamuhitanye cyangwa se ntiyamubujije umutekano, niba byarabaye nicyo gihe ngo amakosa nyine nyakosore. Niba bitaranabaye nicyo gihe ngo n'ubundi mbyirinde, niye kubangamira mugenzi wanjye nakoresha ururimi rwanjye cyangwa se ukuboko kwanjye. Ubwo rero niba ukuboko kwanjye, niba ururimi rwanjye rwabangamira abandi cyangwa se rubangamira abandi, niba ntarukoresha mu guhuza abandi, mu kugira inama abandi, mu kugira gutuma abantu babaho neza, mbigizemo uruhare kubw'amagambo navuze, kubw'inama nabagiriye, ndacyafite esheke, ndacyafite ikibazo mu kuba umugaragu cyangwa mu kugaragira Imana Nyagasani. Sindaba umugaragu wa Nyirimpuhwe uko bikwiye, kubera ko ibyo yagennye ko bindanga, ndarangwa n'ikinyuranyo n'ibyo ngibyo. Dukwiye rero kugerageza tukagaruka ibyo tutatunganyije cyangwa ibyo tudatunganya mu gihe tugifite, tukagerageza kubitunganya kugira ngo bizatugirire akamaro. Nanone mu biranga umugaragu wa Nyirimpuhwe nuko yita ku iswala, aribombarika mu iswala, yita ku iswala, azirikana iswala, ariko by'umwihariko nyuma y'iswala z'itegeko azirikana cyane iswala ya tahajjud. Imana bitubwira muri aya magambo igira iti walladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, na babandi mu ijoro bagena igihe cyangwa se hari igihe bagennye bagakora iswala sujadan, bagakora sajida, bagakora n'ibihagararo wa qiyama. Iyo swala ya nijoro abagaragu ba Nyirimpuhwe bazirikana Nyirimpuhwe, bazirikana ibada bakwiye kuri sebuja, ntabwo iyo swala ijya ibacika, barayizirikana cyane, bayitaho kandi igihe cyose. Nanone bemera nta shiti ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ubwo bundi buzima akaba ari bwo bwiza ku babukoreye nyine, kandi nibwo buhoraho, buzaramba. Ubu ngubu ni ubw'igihe gito, hanyuma kandi ubwo buzaramba bukaba bwaba bubi cyane cyangwa buzaba bubi cyane ku b'inkozi z'ibibi. Akirinda rero ko yaba cyangwa yabarirwa mu nkozi z'ibibi, agahora yibombarika aho ibibi bikorerwa, akahahunga cyangwa se ntahabarizwe. Imana iti muri iyo aya, Imana iravuga ngo والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. uko gutekereza kuri ubu buzima bwacu n'iherezo ryabwo bituma dutekereza ko nitwitwara nabi cyangwa se abagaragu ba Nyirimpuhwe nibaramuka bitwaye nabi bakava mu byimbo byabo bagatatira igihango cya shebuja ari we Mana, bakareka kugaragira Imana nubwo bwaba na gato, bazahura n'ibibazo, bazahura n'ingorane, bazahura n'ibihano byo ku munsi w'imperuka, kandi ko badashobora byihanganira cyangwa kugira resistance kuri byo. Ibyo bigatuma babwira Imana Nyagasani ngo Mana Nyagasani, sirf anna adhaba jahannam,
dushyire kure rwose, dutandukanye, turinde, dutabare ku gihano cya Jahannam. Inna adhabaha kana gharama, kubera ko rwose icyo gihano cya Jahannam, umuriro wa Jahannam, azaba ari igihano gikomeye gikaze. Innaha sa'ata mustaqarra wa muqama, azaba rwose ari igarukiro ribi n'iherezo ribi. Jahannam na mpita kidaturwa ngewe na mburabutura, atari twa dusozi dusanganywe, saho kuba, saho gutura. N'imibiri yacu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko itakwihanganira Jahannama. Abagaragu rero ba Nyir'impuhwe mu byo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakwiye guhora batekereza, basaba n'Imana ko yabarinda igihano cy'umuriro. Bitandukanye n'abandi, Qur'ani tubwira mu sura ya 2 aya 200 ko bo baravuga ngo Mana Nyagasani twihera ubuzima bw'isi, ariko ntibatekereze ku buzima bwa nyuma, cyane ko rwose ntacyo bazabaza. Wabaza se icyo utateguye. Iyo tuvuga cyangwa iyo abantu bavuga ngo ibyiza biri imbere, ndavuga ngo ese ibyo biri imbere ugeze hehe ubiteganya aho imbere cyangwa ubyibikira? Abo ngabo rero ngo ntacyo bazabaza ku by'ubuzima bwa nyuma. Wa minhum, ariko harimo abandi, aribo baba twavuga muri iyi sura, babandi bo bavuga ngo Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Mana Nyagasani duhe ibyiza mu buzima, muri ubu buzima bw'isi, n'ibyiza mu buzima bwa nyuma, ariko uzanaturinda igihano cy'umuriro. Abo bagaragu ba Nyir'impuhwe rero bahora bazirikana ubu buzima, ndetse ko ari ubw'igihe gito, bakazirikana uburuta ubundi, cyangwa se ubuzima nyabuzima bwiza, bukomeye, bushimishije, bunejejeje kuri abo bagaragu nyine ba Nyir'impuhwe, buzanezeza kandi bw'igihe cyose buhoraho. Barangwa kandi abagaragu ba Nyir'impuhwe no gutanga mu byo Imana yabahaye, ariko kuri gahunda. Barabitanga, ntibabigumana, ko benemera ko babihawe n'Imana, akaba ari ibyayo, bakaba bo babirinze gusa, cyangwa se ari bo babihagarariye, hanyuma ariko bakagena uburyo bivamo cyangwa se bitangwamo, aho Imana ibabwira ubwo buryo bitangwamo, akaba ari bwo bakwiye guhora bazirikana, bakaba ari bwo koko bakoresha. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtaru wa kana bayna dhalika qawama. Ni babandi rero mu gutanga kwabo ntibasesagura, ntibatanga kugeza ubwo babarirwa mu basaba ngo natanze, nagize umutima mwiza, natanze, deni ngasigara nsaba. Abagaragu ba Nyir'impuhwe suko bigenda. Ariko kandi ntibatanga ngo basigare basaba, ariko ntibanatanga ibitagize icyo intica ntikize. Mu gutanga kwabo ntibarambura ukuboko ngo bamareyo, ntibanagukunja, wakana bayina dhalika qawama, ahubwo basigaraho hagati no hagati. Ugatanga ibyagirira umuntu akamaro, alhamdulillah, ariko ntiwicure nawe. Niko aya igaragaza mu bagaragu ba Nyir'impuhwe bakwiye gutangamo. Nibwo buryo bwiza bwo gutangamo kwabo. Nanone abagaragu ba Nyir'impuhwe bahorana ibyiringiro, kandi ibyiringiro byabo biba ku Mana yonyine. Ntibabitura undi uwo ari we wese, ntibumva ko hari ubagize hanyuma yaba adahari ubwo ubuzima bwabo bukaba burangiye. Ntibumva ko hari undi uwo bakesha kubaho, ibyabageraho byishobora kunyura kuri runaka na runaka, yewe hari ibyakugeraho bikanyanyura no kutabishakaga cyangwa utabikwifurizaga, kubera ko
cyangwa se kubera uburyo Imana yaremyemo bw'amagirirane, umuntu akumva atanakwifuriza kubaho, ariko kubera icyo uzi wenda gukora akabona ko ugomba kugikora ukakimukorera kuko niwe wabonye wagikora, hanyuma akaguha umutungo we cyangwa akaguha ikiguzi cy'icyo wakoze, akaba ari amafunguro y'Imana anyuze kuri wa wundi abishaka cyangwa atabishaka, ariko nuko biba bigenze. Ibyiringiro rero by'umugaragu we Nyirimpuhwe Ibadur Rahman bikwiye kuba bishingiye ku kwiringira Imana yonyine. Imana ibigaragaza muri Qur'an aho ivuga ngo والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ngo ni ba bandi abagaragu ba Nyirimpuhwe, ni ba bandi batagira ikindi undi baha urwego rw'Imana mu kumugaragira, mu kumusaba, baha agaciro gakwiye k'Imana, kandi ikindi ntibica inzirakarengane. Qur'an ivuga ngo illa bil haqqi, ni uko kuri cyangwa mu kuri ni wa wundi n'ubundi wahamijwe ikosa cyangwa icyaha akagihamwa n'amategeko, akaba yemeza ko icyo gihano kimugeraho. Ugaragira Imana rero ntiyica, cyangwa umugaragu wa Nyirimpuhwe ntago yakwica inzirakarengane, ntibibaho. Ikindi wala yazinun, ntago ari umusambanyi, ntasambana. Umugaragu wa Nyirimpuhwe ntasambana, ntago abarirwa mu busambanyi. Uyu munsi bwagizwe ubuzima busanzwe, umunezero, umwidagaduro wa benshi mu bantu, bakumva ko ya mvugo y'abana ngo nta birenze. Nyamara Ubusilamu bwagennye uburyo n'umurongo mwiza woroshye ubujyanye no kubana kw'abashakanye, bituma rwose iyo harari ihari ihagije ku buryo haramu idakenerwa. Ihame rya harari na haramu rivuga ko harari irahari mu buzima bw'uwemera Imana, bw'umugaragu w'Imana, umugaragu wa Nyirimpuhwe, hari ibiziruye mu ubwo buryo. No muri iyo nzira yo gushakana hari umurongo cyangwa se ukwiye kubaho kandi woroshya ubuzima mu icyo cyiciro. Harari ikaba ihari ihagije, bituma haramu idakenewe rwose na gake. wala yazinuna, ntibasambana rero. Wa man yafalu dhalik, ariko birashoboka ko byaba agakora icyaha ubusambanyi cyangwa akica inzirakarengane cyangwa ikindi. Uwakora rero bibaye ko byabaho kuri uyu nguyu, kama yafalu dhalik yalqa athama, uzabikora uwo bizagendera gutyo abakoze ubwangizi bukomeye, abatatiye igihango, kuko ibyo biri mu byaha kabair, biri mu byaha bikomeye. Ntakwiye kumva ko ari ibisanzwe, ntakwiye kumva ko ari ubuzima, ntakwiye gutekereza ko kubera ko bikorwa na benshi ubwo nta kibazo, barangiritse. Ariko ni ibisanzwe, ni na benshi erega. Baswahili bakavuga ngo kifo cha wengi ni harusi, ntabwo ari byo. Ngo gupfa kwangirika cyangwa urupfu rwa benshi n'ubukwe, ntabwo ari byo. Ubwo bukwe uzabutaha ku munsi w'imperuka se hanyuma wishime? Ntabwo ariko dukwiye kumva. Icyaha cyakorwa na benshi ni icyaha, icyiza ni ukugihungira kure. Nibashaka bagikorera ahubwo bose, uretse na benshi, nigikorwe na bose, hasigare wowe, hasigare njyewe, bakwita uko bakwita. Urubyiruko rurabizi cyane imvugo y'uyu munsi yo kuvuga umuntu ko atasambanye baramubwira ngo iwanyu bararoga. Ni imvugo imaze kwamamara. Ntibyabaye
koko iwanyu bararoga, kubera ko nyine iwabo abataroga bo ubwo busambanyi ni ubuzima busanzwe, nta kibazo kirimo. Ariko Qur'ani yo iratubwira ko ayo ari amarorerwa, dukwiye kwirinda, dukwiye guhungira kure, adakwiye kuturanga turi abagaragu ba Nyir'impuhwe. yudha'ifu lahu al'adhaba yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ukoze rero ayo marorerwa, aho bibera amarorerwa nuko mu bisanzwe dukora ikosa kikaba rimwe, ariko ahangaha izi kabair Imana iravuga ngo yudha'ifu lahu al'adhab, izamukubira ibihano. Ntabwo uzavuga ngo kubera ko ari rimwe, kubera ko ari icyaha kimwe wenda igihano kiroroshye, ahubwo ni ibihano bikaze cyangwa se bifite imbaraga umuntu adashobora nyine kurezista, adashobora kwihanganira. Nanone abagaragu ba Nyir'impuhwe, kubera ko aya ari amakosa, ibyo ari ibyaha bikomeye, bagomba kwirinda kugira ngo batazakubirwa ibihano n'Imana. Bisaba ngo niba noneho icyo cyaha cyabaye, kuko dushobora kuvuga ngo hari abantu bajya bavuga ngo se ngo wabaho udakora ibyaha, nkaho twaremewe gukora ibyaha. Abamarayika nibo babwiye Imana ngo urabona ko umuntu azangiza, azamena amaraso, azagira gute, urabona ko basa nk'ababibwira Imana. Ariko Imana yarababwiye ngo inni a'lamu ma la ta'lamun, ngenzi ibyo mutazi. Izi ko rero hari abatazaba abanyabyaha, hari abatazaba inkozi z'ibibi, hari abazarwanya icyaha kandi bakagitsinda, hari abazicuza bakoze icyaha kandi abicujije bakababarirwa, icyaha kigahanagurwa. Imana ikavuga ngo illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Imana iti uretse utazakubirwa ibyaha nyine inshuro nyinshi ibihano, niba abandi man taba wa amana, bamwe bicuza bakemera, wa amila amalan saliha. Twibukiranye ko ukoze ibyaha nk'ibi ngibi, iyo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ko umusambanyi yasambana aba atari umwemera, umujura arimo kwiba aba atari uwemera, ngo ariko kwicuza kugarura ukwemera. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo illa man taba wa amana, uretse uzicuza noneho akemera, wa amila amalan saliha, anakanakora ibikorwa byiza bitunganye. fa ulaik yubaddiru Allahu sayyi'atihim hasanat, abo ngabo rwose Imana izahindura amakosa yabo, ibyaha byabo izabihinduramo ibyiza. wa kana Allahu ghafurar rahima, kubera ko rwose Imana ari uhanagura ibyaha, uhambaye mu guhanagura amakosa, ibyaha, ndetse akaba na Nyir'impuhwe kandi impuhwe zihambaye. waman taba wa amila saliha fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Uzakora rero, uzicuza agakora ibikorwa byiza, uwo nguwo ni uzaba yicujije ku Mana. ukwicuza nyako azaba yicujije kwicuza gufite ishingiro, kwicuza kwemewe. Wa wundi nyine uzicuza ahunze icyaha kandi akagihunga biri burundu, atakigize ubuzima, yaciswe, inshallah ntibizongera bikamubabaza, agasaba Imana, akicuza, akababara, akaba yanarira. wabuqi ala ta'atik, warizwa n'amakosa yawe. Njya mvuga ngo turi ba macho makavu, ntago twarizwa n'amakosa, ariko turarira. Wibaza ngo kubera iki tuba ba macho makavu ku makosa kandi twemerewe, tunategekwa kuba twarizwa n'amakosa yacu, ahubwo tukarizwa n'ibindi bitakabaye binaturiza. Utubazo duto umuntu akarira kikunenga, ariko ntago natekereza ngo mbabazwe n'ikosa nakoze. Ntibibaho,
ariko nibyo byari bikwiye ku mugaragu wa Nyirimpuhwe, tukaririra Imana, hanyuma Imana ikabona, cyangwa se isanzwe inazi ko koko urimo kwicuza nyakwicuza, Imana ikakubabarira amakosa yawe ikanayahanagura. Izi aya rero ahari ni nyinshi ntashobora kuvuga muri uyu mwanya, nyamara uwabona akanya yazazireba iyo sura 25 bere kuri 63 gukomeza, ngira ngo hafi no gusoza kwizi aya iratubwira ibyo dukwiye nk'abagaragu ba Nyirimpuhwe, ibyo dukwiye kubamo, uko dukwiye kwitwararika, uko dukwiye kubaho muri ubu buzima kugeza ku iherezo ryabwo. Kuko ahari uyu munsi naba ntunganya, ariko iherezo ryanjye rikaba ribi. Dusaba Imana cyane kugira ngo iherezo ryacu ritazaba ribi. Ahari uyu munsi naba ntekereza ko mfite akanya ngo nzaba mbikora, ariko wenda ntako. Imana iti fastaqim kama umirta, rwose niduhagarare twemye nidushikame nk'uko twabitegetswe. Dukwiye kuba abashikamye ku byo twategetswe. Imana kuba yarabidutegetse irabizi neza, nta gushidikanya ko twabishobora, ariko nitwumva ko tutazabishobora ntabyo tuzigera dushobora, kuko bizahora bitunanira. Wa fi dhalik falyatanafasil mutanafisun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، نفعني وإياكم بآيات الله وذكر الحكيم. أقول قول هذا فاستغفر الله العظيم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. تسوي معني بابز. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لنا هجتنا يا رب العالمين. ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك. اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين
الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعليه وسلاما تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.